nicyo gihe ngo ngiye mereza umupasiteri wigize indaya ku mihanda ibye ntiyavuze ko twasenganye se yego uwo ni Sandrine mvuga abantu bamumenye ngiye twanasengana agasambana kandi afite umugabo njye ntago nari mbizi ntabwo wari ubizi umuryango wanjye ni don't touch aho ngaho wicaye Kamonyi ibyo uvuga ngo twarasenganye iyo umuntu yinjiye ku muryango wanjye mpinduka intare abana banjye we subutu n'undi munsi ntuzongere kuvuga abana banjye mu kanwa kawe abantu twasenganye barahari bagiye gutuma mbavuga hano Serafine twarasenganye Constante twarasenganye Peter twasenganye mu cyumba kirimo abantu wigeze akabarore wihaye isi witeje abantu uriyanika ibyo uvuga ngo Mutesi ngo mashaka kumushimisha sirito presubutu ntago nshimisha Mutesi ko nago nakwa Mutesi umwana bananukanyije no kurya ku mukondo gutya bagakata Sandri no kukamonye nzahagusanga nta muntu ujye uvuga abana banje nawe abana banje ni imbaraga zanje abana banje ni intege nke zanje abana banje ni inshuti zanje abana banje nababyaye bikomeye abana banje narabaruhiye abana banje batumye mba Sandrine ari umuceri wari wama Sandrine yaje ababwira uko namuhaye intebe ababwira uko namwishyuriye sare ababwira uko namuguriye ingoma nta kuntu yakiga gukora ikiganiro adashizemo Mutesi na Feridina siyo magambo navuze bari yaje nasezeranye abantu bose bishingiye bagaragara nk'indaya uretse ko nshaka koroshya ikibazo nkashyigikira n'abari kuvuga ngo ndindaya kugira ngo mbemerere ko ndiyo nziza itegereje kubivamo itegereje n'urugo ingoma dukubita yakuzwe na Jackie sare yishyuwe ukwezi kwa mbere na Jackie burase gato nimwe mwamwakijeho umuriro nimugora mumubwira ngo namvugeho niko madam ngo nimurebe ngo igipupu cyo kwa nutari ngo nimumva akoreka nkubwira Slim Jesus. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi tugiriwe amahirwe n'umugisha yo kwakira Jackie Boss Lady guturuka kuri Voice of Youth, guturuka n'ahandi hantu henshi hatandukanye, Hala TV ndetse na Hafi Yacu TV na DGTV. Abarizwa ahantu henshi cyane. Nguhaye ikaze. Ndanze. Nagushaka ikaze. Kubera iki? Nshaka kwinjira nakomanze. Nagushaka guhabwa ikaze. Umuntu nje adakomanze, umuntu bahaye ikaze mane yicara neza. Uzi ko umuntu uje arabona umuntu winjira udakomanze. Arabisandaguza niyo mwamuri kurya binyura hejuru. Ni nk'umukobwa uje guteza ingaru ku muhungu wamutereye. Ubwo niko rero nije gutuma ikaze nteza abantu bateza abantu gute kandi. Unteje abareje yo ngurame ikaze. Nese kubera iki? Neza abapasteri b'indaya ngiye ngurame ikaze. Abapasteri b'indaya bahe. Wowe uraza kuneza umugore wifata akavuga ngo yasambana gasenga ukambwira ngurame ikaze hano. Gute sa ubwo ugumaye ikaze gute? Byihorere. Imana yavuze ko izagenda yanika abantu ku manywa na nijoro. Ntawe ndabwira ko ngenda umuhanuzi. Ntawe ndabwira ko mfite icyumba. Umugore yaraje ati nari indaya ataba abantu twasenganaga ariko nasambana gati ngiye watinda bisabira imbabazi. Abanyarwanda baramwumva barabyumva baramworohereza. N'abafite impuhwe zo gufasha baramufasha. Imana ibaha umugisha. Sasa nicyo gihe ngo ngiye mereza umupasiteri wigize indaya ku mihanda ibye akabifatanya imihanda akayifatanya no mu rusengero akanayifatanya no kuza gutuburira abantu. Ntiyavuze ko twasenganye se yego uwo ni Sandrine mvuga abantu bamumenye ngiye nago mwisi indaya yabyivugiye mu kiganiro ko ari indaya. Hari umuntu utabizi ngiye ndavuga ibyo yivugiye. Yaravuze ngo kuba yarasengaga asambana ni indaya. Arongera navuga ngo kuba yarasengaga asambana ngiye twanasengana gasambana kandi afite umugabo nge nago nari mbizi. Nago wari ubizi? Nge nari mbizi ko afite umugabo tunicanye mu kiganiro nakoze ku Kwezi Live TV. Abantu bagiye bakirebe. Nasenze kwa Sandrine mu cyumba agira umugabo nta na rimwe yarigeze avuga ko umugabo yamutaye. Ararangiza aravuga ngo yari indaya. Abantu badukurikiye ndabeshya siko Sandrine yavuze? Nago beshya atari ko ari indaya Feridina gusa
uwo ari we wese Ntabwo yigeze avuga ko ari indaya. icyo yari cyo cyose niwe wabyivugiye. Sasa rero Sandrine nkwiyame mugore mwiza kuza kuvuga ngo ngiye ngo waransengeraga ngo Imana ime igikundiro ngo kugira ngo mbone yo kwishyura inzu no kwishyura minerivare subutu ngwereze gasopo nkwiyame bro, nkwiyame madame, nkwiyame Sandrine, nkwiyame turaziranye neza. Utekereza ikintu gitumye nkora kino kiganiro mbabaye umutima wanjye. Wowe urimo uraza utera abantu isese muri rubu urira ubeshya ngo Jackie yambabaje. Nakubabaje ndarana nawe, nakubabaje ndari wawe, nakubabaje ndara ku musego wawe, nakubabaje mbarizwa ku isahane yawe. Washakiye views ahandi ko Jackie kumvuga na views izindi ko ndi umuntu usanzwe. Ariko yarari kuvuga kuri so gushaka uyu mugore uvuga ngo yaransengeye ni byiza yarakoze, yaraje kwishyuza amasengesho yansengeye se. Oya ariko wowe avuga ko yagusengeraga umerewe nabi ati urendushye. Ntabwo mbihakanye. Yego. Niba ndindushye ndanabyemera ko ndiyo. Ntabwo mbihakanye. Yego. Sibyo? Ariko reka nkubwire. Si mwisi ndaya abantu ntibaze kuvuga ngo ndamwita indaya. Yego. Sandrine yavuze yuko yasengaga agasambana. Ndagenda ku cyo yivugiye. Yego. Hanyuma Sandrine reka ngwe gasopo. Nundi munsi mu kanwa kawe ntuzongere guhangara kumvuga ngo ushyiremo ikintu kijyanye n'umuryango wanjye. Uzabaza umuntu wese unzi neza umuryango wanjye ni don't touch. Uranyumva? Umuryango wanjye ni don't touch aho ngaho wicaye Kamonyi. Ibyo uvuga ngo twarasenganye, iyo umuntu yinjiye ku muryango wanjye mpinduka intare. Minduka intare. Abana banjye we subutu nundi munsi ntuzongere kuvuga abana banjye mu kanwa kawe. Uzareke mbivugire mbasabishe. Yego. Kuza kuvuga ngo ngiye ngo nabaga nabuze minerivare. Are you sure? Abantu bose badukurikiye muri iki kiganiro bagende banzanire ikiganiro naba narigeze nkora nsaba na minerivare hano kuri social media. Bagende bakizane. Icyakora cyo ari cyo nize gukora kwa Korode. Hambere ndi kumwe nawe. Nanashimira mvuga ni umuntu yaramamagaye aramburesinga abana batangiye amashuri. Yego. Abana banjye bafite papa wabo arabafasha ba muri Amerika. Nta muntu utabizi no kujya kuri Sandrine uri kuvuga ngo yaransengeraga agasaba minerivare. Durabizi ko yishyurira abana be. Sirito pre tumye muvuga mu mazina hano kuri social media. Abana be siniyizi nabuze minerivare y'abana. Come on. Ariko ngo arambwira ati mbabarira. Burese gatoya. Abantu twasenganye barahari bagiye gutuma mbavuga hano. Serafine twarasenganye, Constante twarasenganye, Peter twarasenganye, twasenganye mu cyumba kirimo abantu abitwa ba Sam, abitwa ba Ferdinand bafite amacano. Baze hano twarasenganye twaragendanye. Ndindushye mu bundi buryo. Nasaba mu bundi buryo, nakena mu bundi buryo, ariko ntago nigeze ngewe ikindi iyo yamera ko nasabye minerivare ngo azisengere. Yego. Si bibi pe. Iyo abari kubivuga basi ko nabimubwiye ku bana bato. Icyo nacyemera kuko mfite uruhare rwo kubishurira. Igiteye isoni nsengana nabo ntago bari bagatangishura abana batoya. Hanyuma izo minerivare yazisengeraga kwande. Uyu munsi wa none ngewe mbere yuko amashuri atangira. Yego. Amafaranga minerivare abayageze ku ishuri ry'abana. Umugabo wanjye abana be abishyurira mbere yuko nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Nzamusebya ikindi nzarinda njya mumva. Ntaramusebya kuko napfa nzapfakara. Ntago njya mbeshya. Abantu bashaka kutabana kubw'impamvu. Ariko ikintu cyitwa umugabo wa Jackie. Uri hano kumbera n'umuhamya ndibaza nejo bundi umwana aravuye muri Maraya. Twamuvuje 350 birenga. Abantu tubana ba buri munsi bananzwe ndabashimiye mu iki kiganiro. Yego. Sandrine nujya kuvuga Jackie ubutaha uzabeshya ikindi. Ibiganiro nkora uyu mugabo arabibona. Nibiganiro nkoraho utangira uvuga Jackie biragenda bikamugeraho. Nukusebya umuryango wanjye. Nukajya uza kunsebereza umuryango wanjye. Genda Sandrine usebye umuryango wawe wigeze akabarore, wihaye isi, witeje abantu, uriyanika ibyo uvuga ngo Mutesi ngo mashaka kumushimisha. Sirito pre subutu ntago nshimisha Mutesi ko nago nakwa Mutesi. Subwa mbere ubonye nkubwira amagambo ameze gutya. Ngewe nundi wari we wese utekereza gutya kuri yicano niyo message muhaye ku buzima bwa Jackie.
Sandrine umva nkubwire uzagenda uvuge niyo wavuga ko naraye mu muringoti Yego. wabibonye nta kibazo ariko nushaka kuvuga korudo yanjye umwana bananukanyije no gutya ku mukondo gutya bagakata Sandrine no kukamonye nzahagusanga nta muntu ujya uvuga abana banjye nawe abana banjye ni imbaraga zanjye abana banjye ni intege nke zanjye abana banjye ni inshuti zanjye abana banjye nababyaye bikomeye abana banjye narabaruhiye abana banjye batumye mba umugore buri muntu wese yafataho n'ijambo nimba ushaka kuvuga Jackie yego ntusongeye kuvuga ikintu cyitwa famille ya Jackie ujye ushyiraho gutya ujye uza tuvugane iby'imihanda tuvugane ibyo twasangiye yego tuvuga aho twahuriye tuvuga ibyo twagenanye naho kuza gusenga ngo wabaga wasenga ngo kugira ngo mbone igikundiro ngo hari igihe ngo n'umuntu asaba umuntu ntama ariko wamusengeye igikundiro kikaza akamuha mfite amateka y'ubuzima bwanjye madamu genda gake va mu nzira madamu va mu nzira nushaka kugira ngo tubane neza ujye uvuge ibintu byose ushaka yego n'umuntu wese udukurikiye Mana ishobora byose yego nta kibazo mvuze ariko ikintu cyitwa umuryango wanjye ujye ugishyira hasi iri tangazamakuru turibemo ibi bintu by'ubusesenguzi tubibemo kuba umwinfluencer tubibemo nta nicyo bidutwaye ariko nitugera ku miryango y'abantu yego tububahe n'umuntu wese muri iki kiganiro naba naravuzeho nkashiduka mvuze ku muryango we ambabarire musabiye imbabazi imbere ya kamera n'Imana imbabarire ururimi rwaranyereye sinabivuze ubwo mbigambiriye ni bya bindi uvuga byinshi bikarangira ururimi rutani yego ariko kwicara ugategura ikiganiro ugatumira abanyamakuru 3 ngo ugiye kuvuga ku muryango wa Jackie n'ibyo uvugira inyuma ya kamera ziba ati ngo no kurya byabaga bikugoye nta kibazo yaragusenyaga ngo ibiryo ukabibona siri mujiza nta kibazo niba narabibonaga naga ari wabimaye Sandrine hari umuceri wari wama kuva twamenyana wari wandahira umuceri ngewe ntago ndi buvuga ibyo nagukoreye nawe wabyivugiye Sandrine yaje anababwira uko namuhaye intebe ababwira uko namwishyuriye sare ababwira uko namuguriye ingoma nkashyigikira umurimo w'Imana ni byinshi rwose yanshimye ni wamuguriye intebe namuhaye intebe usibye nawe nago njya mvuga imirimo nakoze n'abandi arabazi na frate naramanuye mu nzu y'ibihumbi 450 ndayihereza umuntu twasenganaga ndamushyigikira agiye gukora ubukwe ndamubwira ni mukozi w'Imana yego akira ngewe nkubibyeho umugisha kandi nukuri ndashimira Imana nukuri yo mu gihugu cyo mu ijuru umunsi namubibyemo iyo televiziyo Imana yanyishyuriye amadeni arenze 2.2 miliyoni n'igice cyo gihe nari mfite irankubira imumugisha mu buryo bufatika ibinyujije mu nzira zitandukanye ariko mbona ukuboko kw'Imana nshaka nayemuye kwa mbere kwa kabiri ngatangira gusarura umugisha yego nta na kimwe nakoze cyiza nkicuza uyu Sandrine ucavango ngo ninshaka gusaba ngo sinzamusaba imbabazi ngo nzazisabira Imana hiherereye ngewe ndajya gusaba Imana imbabazi hejuru yuko navuze ti rero gusaba ni byiza mureke dusaba n'ubwenge Sandrine ihangane niba ushaka no gusaba ureke gushyiramo Ferdinand na Mutesi uvuga ko hari abantu bagiye babuza abandi gusaba mbese ne ryari ndi rivuga ngo nago nafashisha ibiganza binera inkota ati Pastor Mutesi ni wamubwiye ati nago nafashe ibiganza bishaka kunera inkota noneho ari ikiganiro mwanyumvishije mwese twari kumwe mbitera comment ndavuga ni rero nukuri muvandimwe banamufasha ariko arimo kurengera ntabwo yakiga gukora ikiganiro adashyizemo Mutesi na Ferdinand siyo magambo navuze icyo niba rero narakikoreyeho ikosa ukimbabarire kuba narakugira inama yuko wajya usaba ariko udashyizemo Mutesi na atubikora kubera ko ubu uri kubikorera Mutesi winyibutse ibyo yavuze Krete nta nubwo nkeneye kubyumva ntago binandeba yego no ahubwo icyo nshaka kumubwira n'undi munsi ibyo uvuga ngo wasenyaga ngo basohoye mu nzu rwose kunsoha mu nzu si inkuru
yego ni ibintu bisanzwe nta nzu ngira i Kigali nshobora no kuba nanayishyura neza nyirinzi akavuga ati iyi nzu nyange ndayishaka nkasohorwa nkasenga Imana nkasaba indi ihwanye n'ubushobozi mfite cyangwa bakanayinkuramo nafite ubushobozi siniraririye ko ntasohorwa mu nzu nasohorwa kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu Yego. nanabura nayo kuyishyura cishijwe bugufi imbere y'abantu n'imbere y'Imana yego rwose no kuvuga ko waba waransengeye nabuze ibyo kurya yego ni ukuri kw'Imana nambaye inyama n'amaraso ndi umuntu wabura ibyo kurya Yego. guhera mu kwa mbere nkageza no mu kwa 12 birashoboka yego reka twere kuvuga ngo uko nsa nuko nteye ntago nabibura ngo naho mvuka ngo naho nashatse ngo nago nabibura rata reka mbabwire dukureho urujijo Yego. nabibura kuko se no kubura ibiryo ntago ari inkuru ntago ari inkuru Sandirine kuba nge Jackie nabura ibiryo ntago ari inkuru kuba baransoye mu nzu kansengera cyangwa narabwaga yo kwishura inzu si inkuru ntago ari inkuru byarabaye se base nta n'ibyabaye kandi niyo byaba byarabaye ntago ari inkuru niyo yaba narabuze yo kwishyura ntago yaba ari uwa mbere Jackie ntago naba ndi uwa nyuma Yego. nta n'igikuba cyaba cyacitse none se kuza kubwira abantu madame mama Sandrine no mama afite no abana be ndabazi ntabwo ushaka kwita mama Rafiki cyangwa mama Sandrine cyangwa iki do mama witwikira ijoro Mama kandi ko Ferdinand. no mama witwikira ijoro twe twirwanye nawe nka mama Pasteur ninjoro akaba mama witwikira ijoro oya ko byagendaga se mfite ikiganiro namukoresheje kiri ku Karubanda naho bunahamagarwa mu buyobozi nagisobanura yarabasengeraga sindi kumusabya ku Karubanda kirahari niyo banagisiba ndacyagifite muri telefone yanjye ko ninjye wacyaprodinze yego ndagifite kuri telefone yanjye namwikoresheje avuga ati Jackie ese murashaka kuma telefone nkagipurenga nkakibashyiramo telefone yawe reka tuyizane urumva avuga ati Jackie burya nge twasenganaga Yego. isambana yego ntabwo ari njyewe wabikuvugiye Yego. mama Pasteur witwikiraga ijoro reka nguhereze ibyawe kwanza rero buriya kiza gihari nuko wagiye kunkoraho n'inkuru nzi wakabaye mu marira y'uburyarya wari ufite mu byo wiyoberanyagamo mu byo washakaga guhimbamo mu byo washakaga gusabamo wakabaye wibutse ko umuntu ugiye gukora inkuru hari ahantu uri bugarukire iyo uzi ukivugira ntusheme ibintu bya minerivare ubwonko bwa aka kanya ngo uhaye aya magambo kugira ngo nkureho urujijo uyu mubyeyi wishyurira abana be atazavuga ati ngo Jackie narayishyura gukayarya ibi ngibi uba wakoze ni ukuza kuneranya na papa w'abana yego kubera ko icyo gihe uvuga twasenganaga nawe aratuzi abana bato ntibigaga ngo mvuge ngo nari ndimo guhiga iy'abato yego mewi ntago bigaga sundi kuki wasengeraga kwa Sandrine ubundi namusengeraga nzi ko ari umukozi w'Imana ntago namusengeraga nzi ko ari umusambanyi oya kandi ko yari umusambanyi simutera amabuye nanjye ndi umuntu nambaye umubiri nanjye byanshyikira nundi biramushyikira nundi bikamushyikira n'aka kanya nabikora nambaye umubiri I'm not perfect ntago nyambwira abantu ko ndi intungane hano gari n'umwaka ariko kuba yabikora oya rwose sinjyambwira abantu ko ndi intungane icyo nshaka kubwira abantu nuko ngiyewe niyamye Sandrine kumugaragara izuba rifu unafashe hasi n'undi munsi uwo bita Sandrine ubwo uko byagenda kose afata ibyawe umenye ko mu bantu uvuga utazongera no kumparama uzamparama imihanda nushaka uzaza uvuga ati Jackie arasinda uvuge ko asambana uvuge ko nk'ubushera uvuge ko nkwa muri icyo ushaka uzakivuga ariko ntuzongere kumvugira umuryango mu kanwa ese uyu Sandrine ubundi umupfiki cyangwa se ntacyo mpfa nawe winyinjiza mu bidahari nta kintu mpfa n'uyu mugore uyu mugore yizanye imihanda nahagarara isi mwoti kubera ko abantu benshi kandi simusetse kuko rwamugezeho nanjye rwangeraho baretse mu mwiyumvira dore nguyu iyi video uzashyira mu kiganiro abantu bayiberana kuri Slim Jesus nta muntu uzagwa copyright ntawe uraza kwiyima nta kibazo namuvugishije amuha amafoto yose Mutesa Koriyo bwabaga arahindukira arayanyereka arambwira ati icyo ushaka nagatwiko wagiye adasezeye reka ngiye mwibarize twihutishe nshyiraho namubaza yego ndi umuntu wishabikira umvaho namubajije mwumva uko yansubiza muhiyumvire uretse mwumva akano baracyamamagara akambwira yuko ngewe wakeneye kundeba arandeba y'iki ko yasezeranye mwiyamiye kuri kamera ahubwo ngewe kuko n'abanyita indaya ndabashyigikiye nta muntu nasezerana nawe none se ngita abana bavuye kandi
komeza rwose buretse network yanjye ati abana bavuyeyo ko nta mugabo ngira ati ndindaye dore nguyu Imana yanjye reka iwe buretse gatoya playing rwose connection kam reka nshiraho kanari niyo yirukanka twagiye none se simfite abana bavuye kandi rasezerano ngira ntabwo nigeze njya mu buyobozi na rimwe sinadivorushije ndi umuntu wishabikira utegereje Imana wowe wiboneye bakakubwira ati love you ufite umugabo wahe yanditse he nyuma Mutesi avuye mu ajya muri Kenya ntabwo yabyaye umugabo muri kamera ntaho yanditse bari yaje nasezeranye abantu bose bishingiye bagaragara nk'indayi uretse ko nshaka koroshya ikibazo nkashyigikira n'abari kuvuga ngo ndindaya kugira ngo mbemerere ko ndiyo nziza itegereje kubivamo itegereje n'urugo byabaye ngombwa ntabwo abantu bari kumwiyumvira mwiza nacyo bintwaye arangije we agize ate aciye ku ruhande uca ku ruhande ntacyo bintwaye ndacyafite ibyiringiro imyaka 30 mfite ntabwo nshaje ku buryo nakumva ko nace ibintu byangiye cyangwa ishyano ryaguye sibyo tugaruke mama Rafiki nta mugabo isezerano agira bamunwaye mu mpepore kuko uyu mugabo Mutesi yashakanye nawe nta mugore yamukuye mu maboko uzwi ntabwo yamuvanye mu rugo kure basi none se niba mukeneye kumenya ibitazwi twabibazaniye ahubwo icyo nimba mukeneye ibimenyetso yaje mu buryo bwo kwiyamamaza naje mu buryo bwo kuvuga ngo namva inyuma uyu mugabo ntabwo ari imanzi sibyo yateretaga nkuko n'abandi bose ikindi na Sandrine yateretse uretse gato ahantu neza nshaka kuko ndatekereza ibyo namuvuze urashaka ahantu namwibarije uko mwayitwigishije nabi umuntu ahora umva ukuntu namubashije ngaha ndahageze mbwira siko twasengana n'uyu munsi uriya mugabo yashoboraga gusezerana akagaruka iwanjye icyanzanye hano agasuzuguro nanzi njye ndashaka guhinduka kandi nzi ko amahirwe yanjye nanjye hari reka nkwibare reka tubacange turi mu isi ntimukigire nk'aho turi mu ijuru hano turi mu isi twambaye umubiri icyatumye tumenya Imana nabi nuko mwayitwigishije nabi ntabwo umuntu ahora mu mwuka nawe wayinyigishije nanjye nagenderaga kuri wowe nkakwemera nk'umuntu urangenderaho se ndi pasiteri hari amavuta aranasukwa uko nanjye n'umwana kuzamuka ubundi se reka mbabwire reka ahubwo genda gukizwa mwebwe rero sinzi aho muri kujya kuvuga ngo jewe nta torero ngira tugarukira aha kugira ngo tutarambira abantu umuntu ubwa reka mwibariza ikibazo cyanjye Jack yakukiranye tubyemere ko ndiyo kugira ngo amahoro ahinde reka tugire ariko nabaye indaya itigurisha turi butine muri iki kiga yabaye indaya itigurisha yego Imana imbabarire sinjye ubimwise nababwiye ngo ikiganiro ndagifite niyo cyasibwa niyo bakigura kigasibwa ntabwo biri bukunde reka mbyemere ndiyo nziza ntindi indaya nziza yego umuntu ko yaje kwivuga ngo ni indaya ko nta muntu wamuteye amabuye ko nanjye babinuka ko nanjye babimvuga koko ko umugore wibana wese bamuvuga hari ikibazo nta kibazo ko ibyo bakuvuga none ko yafashe umuryango akawushyira muri social media akaza kurira hano nanjye nararize n'undi wose yarira nta n'ikintu bitwaye nkanjye aranyikorera azana ngo nari narabuze warabuze minervare warabuze ibiryo attention hano harimo ubwe yivugira ibyo namufashishije reka twumve harahari se harahari n'ubu yavuga icyo nshaka kukumenyesha ni iki nabeshywe ikinyoma mbeshywa waretse nasoza ikibazo cyawe abahanuzi banza ari impano waretse nasoza cyane ure n'agakiza none agakiza n'Imana biratandukanye none se wagize ngo agaragara nk'umusambanyi ahanura gute agakiza n'Imana biratandukanye yaryamye mu mbuga baramurongora ko wasanga ari n'abarayi babikoze nibariza ikibazo cyanjye Jack na Sandrine reka tugaruke gatoya reka nibariza ibintu byanje cyane nta n'uwantera ibuye reka nibariza ikibazo cyanjye bashagwanira kandi umwuka w'Imana niyanye nababari umwuka w'Imana soreza ikibazo cyawe ni ibintu uri kwiganiriza ntabwo ndi kwiganiriza ni ibintu uri kwibwira nshuti yanjye ntabwo ari ibintu ndi kwibwira musoza umwembaza ikibazo reka tuganire na Jackie ntabwo ari ibintu ndi kwibwira Imana yankoreshaga kera nta kibazo Imana yanganirizaga kera uyu munsi iracyanganiriza kuko n'uriya mugabo wasangaga mfite nawe ntiyari uwanjye asezerano
afite nk'uko na Fredina yaje yego none by the way ntabwo ndasezerana mwemere ukuri niba utarasezerana indaya mureke guhishira ni nayo mpamvu njye nanze gusukwaho amavuta mwumve ukuri kwanjye aya mavuta nanze ngo banyicire ubushumba njyewe ndiyizi ntabwo ibyo nkirimo ndabizi ndashaka kubivamo gusa n'iryo w'impumoso ndahakora utibizi ko byo ukirimo kibazo mwumve neza yego ngende kumwumva cyane ikigeragezo cyiwe njyewe nimba nzi ngo nta mugabo w'isezerano mfite baransukaho amavuta y'ubushumba gute hari ibintu abantu baremereje atari ngombwa ibintu biroroshye njyewe ntabwo naje kubwira Mutesi naje kubwira buretse gato ngoranye bivuga amazina yacu n'umugabo utari n'ubundi nahamagawe ndongorana n'umugabo utari uwanjye kubera ko murambaze kiko banyarwanda murambaze nahamagawe ndongorana n'umugabo utari uwanjye akongera ati umugabo ansanganaga nawe ntiyari uwanjye akongera akabwira abantu ati ndindaye Sandrine uramura iki kuba naravuze gusa ngo isabire baguha ubufasha undeke nicyo nzize ariko nanone wagomba kumushyigikira kuko nk'umuntu wagusenge wari kuvuga uti ngenda gupfundikira intonga yamaze guta wari kubabazwa n'amagambo Pastor Mutesi yamubwiye dore ko yamwise umusore oya ntago noneho nabikoze aha mwumve ntiyavuze yuko yansengeraga nabuze ibyo kurya mwumve ubwo ibi bintu nutabishyira humura ndabishyiramo buretse wumve yanamugura nkemera akuvuga nabi Jackie iyo minisiteri ingoma dukubita yaguzwe na Jackie sare yishyuwe ukwezi kwa mbere na Jackie n'ubu niyo nkirimo sinigeze ndakura umurimo sinigeze ngira isoni zo kuvugira Imana nagize isoni z'ibyaha byanjye Freddy nambwira ko tuzakorana Maria wenda tugarukira tutarambira abantu asundi kuki buretse gato nimwe mwamwakijeho umuriro nimugora mumubwira ngo namvugeho niko mada kuvuga ibyo nagukoreye ukaba uvuga ko wansengeraga byanyobeye byaranyoberaga nkagaruka nkakubibamo ubundi wamwishyuza amaturo namuhaye n'ibindi namuhaye nanjye ko nambona nanjye yaje kunyanika amaturo yawe ayagusubize ahubwo ubwo nanjye nasubiza amaturo akashaka ko yaraguhanuriye kuko ntabwo njyewe naturiye Imana sinaturiye Sandrine ashaka ko yaraguhanuriye kuko Sandrine rero amusore dusengana mukozi w'Imana nari nzi kukijijwe nari nzi ko uri umuntu w'Imana nari nzi kuvugira Imana ntago ngiye twasenganye nzi yuko uzabivanga cyangwa ubivanga cyangwa ubifatanye niba rero duhure ku mihanda yavuze ngo ntago nari nzi ko tuzahurira imihanda ngiye na message ndayishyira hano ibinyamakuru byose biyibone yego naramwandikiye akiza kuri social media atangiye kuruta no kurunyanyagiza nk'umubyeyi ndamwandikiye ndamubwira ni se mama Lionel kuko nge ndamuzi mama Lionel cyangwa mama Rafiki yanditseho mama Lionel murabibona ngiyi message namwihereye reka turebe naramubwiye nti namubwiye nti bari kunshinza ko ari nge ngo wakuzanye kuri YouTube ndengana pe haha kandi twarahuriye hariya ahita ambwira ngo nawe umenyereye YouTube njyewe ndayimenyereye mutuze naje Imana yavuze sheri muhumbure mfite amakuru sha uzi ko unkuye mu rugo ntanakarabye nahageze none wanze kwitaba ahangaye ntabwo yari yitabye twe tugiye gukana ikiganiro ngiyi message muyereka abanyarwanda ndasiba izina kujya nimero ze zizeho yego nanjye ubwanjye namubajije impamvu noneho yaje no gukora ibiganiro muri YouTube ariko ari kwandagaza iki umuryango we na vie privée yego nyine nk'umuntu twari twarasenganye nk'umubyeyi namugiriye imbabazi njye najyaga kwivumbira amasengesho nk'umuntu wari warakomekeye mu bintu by'abarokore yego nkavuga ati rero nago nava ku Mana burundu ntanubwo nareka gusenga burundu reka nyene nisenge kugira umutima wanjye uruhuke hari ibyo umuntu aba akeneye kwisabira Imana none se ko yavuze ko yansengeraga ngo nkabona ibyo kurya nkabona inzu nkabona igikundiro niwe wabimaga cyangwa nabisabaga Imana cyangwa niba yaranansengeye yabisabaga Imana ikabi waba waramubwiraga uti mbabarira unsengere byanze mbabarira ukora iyo niba nyine narabibonaga se niba Imana yarangiriye neza yaje kubyishyuza mbimwishyure mwishyura Sandrine urashaka amafaranga angahe ku masengesho wansengeye ngo nyaguhe ari kumvane mu kanwa kawe ubusabo nayo mwishyuye inshuro zose yagusengeye byaba byiza bura twakuramo ayo maturo natanze nanone si ibiryo yatumye ubona ibiryo hari agace Sandrine aragacere wampaye
tinya imana hari agaceri wamaye yaragusenya wiyaza unandahira utuvuta mu gakoroboyi ngo basi abari twazaza kubwira abantu ko wangaburiye umunsi uzaza kwicara hano ukabwira abantu ko wangaburiye uwo munsi ngewe ubwanjye nzongera ngo uturire niba hari n'ikiro cy'ibishyimbo tuve no mu bishyimbo niba hari n'inusu ubugari wandahiye uwo munsi ukandenza uwo munsi abana bakarya ngewe nzazi iwawe ngo uturire ngo ukubire inshuro 10 buri kintu cyose wamaye nzakigukorera Sandrine reka nkubwire wingira umusazi urabizi neza ko naguye ikinyarwanda bukagukeraho genda gake wizanye imihanda amamwe bakuvuge sinyamenye impamvu Sandrine abandi bamuvuga hakabyakira ariko yabona gusa nteye comment ivuga ngo sha nukuri kose Sandrine rwose isabire nawe utaguha ariko wibishyira wibigira intambara bitwaze gahoro reka twese twasaba tugaruke kuri ariya marira yo yavuga hiki ariya namarira y'aba YouTubers niba ari ibyo nanjye narariraga najyaga ndira ariko ndirishwa n'ibikomere ariko nago nigeze nza kurira nsaba ku ngufu ngo nimurebe ngo igipupu cyo kwa nutari ngo nimumva ariko reka nkubwira urafata umuntu uri muri Amerika tarakuranye na mwikode ngo nakugura ikibanza my sister urafata umuntu uri muri Amerika na Asia na Ethiopia na Kenya na Angola na he hose na za Mozambique wenda iki munyarwanda azagufasha umwe azagwijana n'undi 10 n'undi 20 uterateranye ugenda ukuremo iyo miliyoni wirwaneho ubwo rero ubwo bazamugura ikibanza bazanamwubakira ikibanza namara kuboneka bazanobaka ese kwa muguriye intebe ukamwishyura n'inzu ukwezi kwa mbere na Sara yarabyivugiye ukanamwishyura na Sara anavuga ko Sara yarakirimo ibyo byose ukabimwishyurira nk'umuntu ngewe na nibyo navuze ne wabyivugiye yego nk'umuntu w'umukozi w'Imana undi wahoze ukora basi ko akeneye miliyoni 2 nazo mfite nabonye avuga ngo mwisinga umuntu amaze koroherwa umusonga ngo nago yibuka ko yabanye n'abandi Sandrine mfite ibibanza kwirebero uzaza ufate ndi gukatisha amasiti uzafate icyo ushaka mfite Range Rover mfite za limousine mfite za Prado mfite za hybrid hano mu rugo uzaza umuzamu azaguhema imodoka ushaka ufate urufunguzo ari kunyorohere nago nigeze mbumukire nago nakuriye urabyitiranye naka kayo bimana ikintije naka gasuku mbona na muvandimwe ndacyari Jacqueline wijya kunshira inshuro winshira imigani kuri WhatsApp winshira imigani kuri YouTube ntaho nari nagera nta musonga norohewe ndacyari yandushye nkuko anyisindushye ndacyari wa mugore ugisenga gasaba Imana ndacyari wa undi utegereje ubuntu bw'Imana ndacyategereje kugirirwa neza n'Imana ndacyategereje ko inyenyeri yanjye yaka ndacyahenda utwana ngo twigende ko turangiza tukamfasha ubuzima ndacyari wa wundi ngaho roherwa uryamusinzire ntago nigeze nkira nta nicyo nigeze ngiraho nta naho nigeze mva nta naho nigeze ngera ako amuteye agahinda nta kintu nakujya kuvugana Sara koze cyane